twarabisobanuye turavuga ngo gusama inda kwa Mariya agasama inda y'umwuka ni igisobanuro cy'imbabazi z'Imana zitarondoreka. Biragaragara ko Imana y'umwuka yemeye gutura mu bantu b'umubiri. Ikintu gikonfusing abantu ngo yicara iburyo. Muzi impamvu Kristo Bibiliya ivuga ngo yicaye iburyo kandi nawe yavuze iburyo bwa se? Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Tugize umugisha wo kubana namwe ku biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza kandi bwa Kristo. Mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti na Jeanne Kwizera uri kudufasha kugira ngo bigende neza. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe namwe, turi kumwe muri ibi biganiro. Mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Hari abari kutwumva bari mu Rwanda, hari abari kutwumva bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese mwiyumvemo ikaze. Anise turakwakiriye. Murakoze cyane. Nawe tuguhaye ikaze. Murakoze. Amen. Twari turi mu masengesho y'iminsi 7. Twanyujije ku ijwi ry'umukanguzi. Twagiye tubona turi cyangwa twari turi. Twari turi mu masengesho. Akanyere ubutinde. Yego. Twagize ibihe byiza mu masengesho kandi twagiye tubona bene data batubwira ko bahembutse rwose mu masengesho. Rero ku ruhande rwanye nanjye meze neza, Imana yabanye nanjye kandi ndizera ko nawe ari uko. Yego. Imana ishimwe. Amen. Reka tubasabe rero n'ubundi mutuyobore mu isengesho hanyuma tuganire ku byanditswe byera. Mana yo kwizerwa, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Waduhamagariye kubaho, ijwi ryawe ritubwira turi mu rupfu turazuka. None ubwo tubaye bazima, reka duhamye iby'uwo mucyo watuviriye. Niyo mpamvu twicaye hano kugira ngo twaturirane na bene data impamvu y'ibyiringiro byacu. Tuvuge umuzuko kuko turiho. Tuvuge ubutsinzi kuko watuneshereje. Tuvuge imbaraga kuko wadushoboje. Haleluya, haleluya. Tuvuge kubana nawe mu rurembo rwo mu ijuru kuko watwicaje iburyo bwa data. Dusenga tuganira ijambo ryawe, byose bibi byo kuguhesha icyubahiro. Mu mibabaro yacu tworohereze, mu makuba yacu ducira kanzu, ndetse hamwe n'ibitugerageza ugenda utubera byose kugira ngo ihumure ryawe rigwire muri twe. Amen. Dusenze twizeye ku bwawe none n'iteka ryose kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu aguhereze umugisha. Amen. Hari ikiganiro twageze tuganiraho ku ijwi ry'umukanguzi kivuga ku butatu butagatifu. Murabyibuka ko twageze tubiganira? Yego. Abantu benshi baje kugira urujijo kuri ubwo butatu, ariko bamwe baranasobanukirwa. Hari ikiganiro kimazeho iminsi itari myinshi ku ijwi ry'umukanguzi kivuga ngo Kristo ni Imana cyangwa Imana ni Kristo. Niko ikiganiro kivuga cyangwa niko Jeanne yise titre? Niko Jeanne yagihaye umutwe uvuga gutyo. Mbo reka nse n'uwiyopoza na Jeanne na Marcel, abantu baduteze amatwi mu byumve. Nimubona ikiganiro mujye mumenya ko Jeanne ari utugenera igihe kigiraho. Kabiri ni uduha umutwe w'icyo kiganiro. Hanyuma nimwumva ndi gusubiza ibyo bambaza, mujye mumenya ko ari Marcel ubimbajije. Mumenya ko ari ubimbajije, ko niwe uyobora ibiganiro byo kwijwi ry'umukanguzi. Jeanne Kwizera niwe mutekinisiye wabyo. Ubwo ari n'abantu batubwiye ngo hari ibintu ngo bicamo hagati. Ni Jeanne Kwizera washyizemo ayo mahadizi, ni ibyanyu na Jeanne. Hanyuma nanjye nisoma Bibiliya nkabwiriza nta muntu uri kumbaza, mujye mumbaza ibyo. Yego. Imana ibaho umugisha. Rero Jeanne Kwizera yanakise neza, by the way, yakise neza ngo yaravuze ngo Imana ni Kristo cyangwa Kristo ni Imana. Yego. Byatumye nibaza ibintu byinshi, kandi kuba muri iyi si tuba dushaka kumenya ibintu byinshi birushijeho ku byo tuzi, cyane kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Imana yaremesheje isi ijambo, kandi ijambo ni Kristo. Yego. Ubwo Kristo yaba yararemye, aregura kubivuga nk'ubisoma kandi nta cyanditswe twaduhaye.
naho wateguriye. yego Imana yaremesheje isi ijambo kandi ijambo ni Kristo. Ubwo Kristo yaba yararemye ate kandi bavuga ngo Imana ni umuremyi w'ijuru n'isi? Ugiye kutubaza uko Kristo yaremye? Njye n'abandi tubyibaza hari undi uri kutubaza uko umuntu utubaza uko Kristo yaremye biraza gusoza nawe atubaza Imana yaravuye he. Yego ahubwo mwemera ko ari umuremyi Kristo? Yego njye ndabyemera. urakoze cyane. Icyo kibazo tukigumeho. Twanakigumaho tukakibazaho byinshi. Ubundi ikintu nshobora gusobanura ni ikintu kingana n'imitekerereze yanjye cyangwa mfiteho ihishuriro. Kuvuga ngo Imana yaremye ite, iki irema iki? Niba ari umuntu, Bibiliya yaduhaye umurongo, yamubumbabumbye mu mukungugu, sibyo? Ntabwo ndiyumvisha ikibazo Marcel ari kubaza. Kiraza kumvikana. Yego ari kubaza ati Kristo kari we waremye, ko byagaragaye kari we waremye. No, Imana icyo gihe yari irihe? Nubwo bitahita bisobanuka aka kanya, ariko uko tugenda tuganira biraza kurushaho kugenda bisobanuka. Shingiye kuri komenti y'ikiganiro nyine nk'uko twari tubivuze iriho kwa kiriya kiganiro Jeanne yashyizeho, hari komenti nasomye. Marcel, reka nguce mu ijambo n'abandi babyumvireho, ntuzabaze nk'uko abantu babajije. Yego amakosa tujya dukora muri gospel ni ukuba mu mwanya w'abandi. Ahubwo muri icyo kibazo uri kubaza wowe urihe, kuko nubaza nk'umuntu uri kubariza abandi wowe nturiho. Kuko umuntu uri kubariza we ntakumva nkawe, arumva nkawe. None se niba yumva nkawe, we kuki ubaza nkawe? Nawe baza nkawe hanyuma undasubirizweho. Ibi bintu abantu bajya babibabeshya bakababwira ngo hari abantu ngo bakoze uyu murimo ntibawurangiza, ngo natwe turi mu kirenge cyabo. Ntabwo ari byo. Buri muntu afite uwe mubyizi, kuko nta muntu uzashimirwa imirimo y'undi. Buri muntu ashimirwa imirimo yakoze. Nta muntu rero wakoze iyo uzitirirwa kugira ngo umare iyo yari ari gukora. Buri muntu Imana ifite icyo yamuremeye. Rero nujya kubaza ujye uhagarara mu ruhande rwawe pasono, uvuge ngo njye mbyumva gutya. Sibyo? Niba hari aho uri confused, baza iyo confusion iveho. Ariko niba ugiye kubaza ushingiye kuri comment, hari n'izidutuka. Hari n'izidutuka. Icyo akora ushobora kuvuga ngo umuntu muri comment yabajije gutya, ariko njye siko nibaza. Tugasubiza uwo muntu njye nawe, kuko ni wowe uyoboye ikiganiro. Kuko wowe ukiyoboye, njye nimbura igisubizo wowe uyoboye ikiganiro. Hari igihe tubahabereye. Ubu hababereye. Yego. Okay, komeza uhabe nabo bazahakubera. Ntacyo wenda reka noneho ndeke kwibaza nkabo, ahubwo reka nibaze nkanjye. Isiraheli mwatubwiye ko ari ijambo rimwe ariko ririmo amagambo abiri. Murabyibuka? Isiraheli, ubwo Isira hakabamo na Eri. Yes. Isiraheli mwatubwiye ko harimo amagambo abiri. Buretse gatoya, reka tutaza guconfusinga abantu bari bamaze kwitegura icyo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi mbere yo gusubiza icyo cya Isiraheli. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Nidushaka turebe umutwe w'amagambo, aravuze ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Yego. Ni Abakolosayi igice cya mbere, ninshaka mbere ku murongo wa 14. Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. Niko umutwe w'amagambo uvuze. 14. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. 15. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. 16. Kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe byaremewe byose. Kandi rero ni nawe byaremewe. 17. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye,
kugira ngo abe uwa mbere ahebuje byose, kuko imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Kuzura kwayo kose kuba muri we. uzi impamvu Bibiliya ikoresha ijambo rivuga ngo imana yashimye ko muri Yesu? Nuko Yesu uri mu isi yaravutse. Yego. Navuka aravugwa nk'uwo tubonye nonaha, aravugwa nk'ubayeho kwa Mariya, aravugwa nk'ubaye mu muryango wo kwa Dawidi. Ariko before yuko agera kwa Dawidi, mbere yaho, nitugaruka mbere yuko agera kwa Dawidi, ni imana completely. Sibyo? Kuko ni ijambo wahozeho, wahoranye n'Imana, kandi ubwe ni Imana. Nimwumva ikinyarwanda bavuga ngo imana, ni mu kinyarwanda nyine, mu zindi ndimi hari ibindi bivuga imana, mujye mwumva icyubahiro. Yego. Niwumva tuvuze imana, mwumve nyiricyubahiro. Niba rero byose ari we byaremewe, bikaremwa nawe, bikaremerwa muri we, kandi Bibiliya ibitanze umwanzuro ngo kuko imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Yego. Ni ukuvuga ngo abantu bose mwasomye Kristo, abazi Kristo n'abahishuriwe Kristo, mufate ko ari yo mana nyine, kuko kuzura k'ubumana kose kuri muri Kristo Yesu. Niba ijambo ry'Imana mu byanditswe byera rivuze ngo kuzura k'ubumana kose kuri muri Kristo Yesu, ni iki cy'ubumana kitari muri we? Nta na kimwe, of course. Noneho ni imana cyangwa si yo? Kuzura kose k'ubumana kuri muri Kristo. Kristo ni imana. Yego. Murakoze. Iki cyanditswe ntikidusubiza. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Murakoze. Itangiriro. Itangiriye igice cya mbere. Wenda nubwo twahera ku murongo wa mbere. Wenda tutaragera aho ngaho, kuko Imana irivuguruza. Oya. Ntabwo Imana ivuguruza. Itangiriro igice cya mbere, umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Hariya tubonye ko Kristo Imana yashimye ko kuzura kose k'ubumana. Yego. Kuba muri Kristo. Hanyuma agahabwa n'ubwo bubasha bwo kurema. Hanyuma ahangaha hano mu itangiriro igice cya mbere, hatubwiye nyine uburyo Imana yaremye n'ibiri mu isi byose, kugira n'ubwo irema umuntu ikamuhereza ububasha. Kandi muvuze ko Imana itivuguruza. Ibi byanditswe bibiri bisobanura ikintu kimwe. Ari ngombwa ngo nkubwire ngo yego? Reka ngaruke gatoya ngo usubize. Kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, ni we wabiremye. Yego. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere ahebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Ngaruke gatoya umurongo wa 14 wa 15. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Yego. Niwe mfura mu byaremwe byose. Iyo uri kwita Imana ibahe? Iyo nge nita Imana? Yego. Yaremye ijuru n'isi. Iba mu ijuru. Mu ijuru ni aho hatagaragara, aho ngaho tutarebesha amaso y'umubiri. Ubwo ntaho uvuze. Mwari mumbajije ngo mu ijuru ni ni mu isi bitaboneka. Abantu twabanye ku ijwi ry'umukanguzi,
uretse n'abandi tutabanye abantu bose batekereza ahari umwami hitwa ibwami. yego Ntabwo umuntu uzajya mu ijuru azaba avuye mu ijuru. Kugira ngo umuntu azajye mu ijuru nuko azaba avuye mu isi ajyanwe mu ijuru. ariko Yego. tuzaba dufite izo mbaraga zitujyanayo. Ubundi ijuru ahantu hose hari ubuturo bwa Kristo ni igicucu cy'ijuru, sibyo? Yego. Hanyuma ijuru rikaba icyicaro gihoraho cy'Imana isumba byose. Nituvuga ngo mu ijuru nihe, uyu mwanya umuntu akubajije ngo mu ijuru nihe, uri umwizera ufite Kristo Yesu, niba uri ubuturo bw'Imana uri ijuru. Yego. Abantu ntibazaza muri wowe, ahubwo iryo sanzure ryo muri wowe rizashyirwaho uburyo bugaragara, Yego. riturwemo. Uyu mwanya ijuru riracyazimije, ariko Imana niyo yazi ikabana nanjye hano, aha nicaye Yego. haba habaye mu ijuru, Yego. sibyo? Burya nta nimvuga ngiye gutanga urugero ariko numva naza kubitindamo. Impamvu uri confused kuri iri jambo ni uko utekereza Yesu nka mwene Mariya. Uretse gatoya, ni uko utekereza Yesu nka mwene Mariya, ni uko utekereza Yesu nk'umunazareti. Impamvu bamwandika nka mwene Mariya, Yego. ni aderesi Imana yashyizeho kugira ngo, kuko nta muntu uriho utagira ahagaragara. Mu irangamimerere rero agaragaye avukira mu kiraro, ni umunazareti mu mudugudu wa Yuda Betelehemu, sibyo? Yego. Hanyuma identification ye ni umuyuda. Ariko mbere y'ibyo ninde? Ni iki gitumye Kristo avuka? Bibiliya iravuze ngo abaye imfura mu byaremwe kugira ngo abanzirize byose. Niwe mfura yo kuzuka, ni nawe muganura. Uyu rero Imana ivuga nk'imwita, ikavuga nk'imwitandukanyije, ni uko abyawe. Yes, ni uko abyawe, ni uko afite irangamuntu, ni uko yonse. Ariko mbere y'uko abyarwa ninde? Mariya ahawe ijambo rivuga ngo ugiye gusama inda y'umwana w'umuhungu uzamwite Yesu. Uwo witwa Yesu rero Imana ntiyitwaga Yesu. Yesu abyiswa avutse, bisobanuye umucunguzi, Jehoshi, Yoshua, Jesui, nkuko natwe twita abana twabyara Jesus. Yes, afite intego. Yiswe Yesu kuko yavutse, abaye Kristo uwera uri mu cyimbo cy'Imana. Niyo mpamvu abagira iki bamubonye basasa imyambaro baravuga ngo Hoziyana. Hoziyana biravuze ngo noneho turakwemereye waza ukadukiza. Muri Matayo ni Emmanuel, bivuze ngo Imana iri kumwe n'abantu. Twarabisobanuye turavuga ngo gusama inda kwa Mariya agasama inda y'umwuka ni igisobanuro cy'imbabazi z'Imana zitarondoreka. Biragaragara ko Imana y'umwuka yemeye gutura mu bantu b'umubiri. Niyo mpamvu Imana y'umwuka yambaye umubiri, umubiri ukabyarwa na Mariya, ariko Imana y'umwuka yarahozeho ikica umubiri nk'igitambo, umwuka agatanga ubugingo, ubugingo bukazura, tukazuka. Icyo ni igikorwa Imana ijemo, inyura mu mubiri, umubiri ubyarwa na Mariya, Mariya wita Yesu nk'uko yabibwiwe n'Imana. Ariko mbere yaho Bibiliya ivuga iki? Yiyambuye ubumana, atarabwambura ubwo yari iki? Yari Imana. Yiyambuye icyubahiro, yari umunyacyubahiro. yiyambura ubutware, ububasha n'ibindi, asiga ubwiza. Niba Bibiliya ivuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa, aba birekuye. Niba birekuye, asize ubwiza, icyubahiro, ubutware, asize ubumana, sibyo? Niba asize ubumana, of course ko niyo uraza kongera kubaza ubuhe buryo bundi
uraza kuza kubaza ubundi buryo buhe? Abusize yambaye iki? yambaye akamero k'umuntu. None se imirimo yakoze mbere ikuweho n'ibyo akoze ubwo? Yego, byose niwe wabiremye. ni kubyemera se cyangwa iryo jambo erega njye nta kibazo mfite muri ibyo. niba nta kibazo ufite tugende harenge. Ariko batubajije muri komenti, noneho njye reka mbyikureho, ahubwo reka dusubize mwene data watubajije muri komenti. Yaratubajije aravuga ngo niba koko Kristo yaraje mu isi, kandi koko arabyemera, hanyuma akaba yarakoresha ijambo rivuga ngo itorero azarimurikira data. Niyo komenti yanditse. None se Yesu avuga data yari yambaye uwuhe mubiri? W'ubumana cyangwa umubiri wo kwa Mariya? Yari yambaye umubiri wo kwa Mariya. None se nyine niba yari yambaye umubiri wo kwa Mariya, reka mbasomere ijambo ry'Imana. Abakorinto urwa mbere rw'Abakorinto 15:40. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubwiza bw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Yesu avuga ngo data ntabwo yari yambaye umubiri wo mu ijuru, yari yambaye umubiri wo mu isi. Itorero yari ari kuvuga ntabwo ryari ryambaye umubiri wo mu ijuru, ryari ryambaye umubiri wo mu isi, rigomba kumurikirwa bwa bwiza bw'iyo mu ijuru. Ngerega ndabyumva, bwa bwiza yasize. None se Marise nawe ubwe yaravugaga ngo data ubababarire. yajyaga no gusenga, yaranasengaga, sibyo? None se nta muntu n'umwe ubaho usuzuguritse yarigeze kubaho utajya ukumbura icyubahiro cye. Nta muntu w'umunyantege nkeya wigeze gukomera udakumbura imbaraga yagiraga. Icyo nshaka kuvuga ni iki: Yesu aza mu isi yaje ari Imana furu, aza ari umubiri furu, sibyo? Akora igikorwa cy'ubumana ariko mu izina ry'Imana, sibyo? Ku bwa Kristo, agikora ku bwa Kristo, atagikoresheje ubumana, agikoresheje umubiri, kuko ntabwo yishe ubumana. Sinzi ikintu abantu gitera urujijo gituma abantu batumva. Iki tucyemeranye muri iyi angle. Yesu apfa ntago hapfuye ubumana, kuko ubumana bwo muri Kristo ntibupfa. Hapfuye umubiri wo muri Kristo. Gira uwo muntu agabanyeho. Hapfuye umubiri wa Kristo, ariko ubumana bwa Kristo burasigara. Wa mubiri utarapfa rero wari uzi ubumana buhoraho, kuko wo ntuhoraho. Uwo mubiri ugomba kwita ubumana data. Niba uwo mubiri ugomba kwita Imana ngo ni data, ntimube confused, kuko uyu mubiri aho uvukiye turahazi. Uyu mubiri uronse kandi Imana ntiyonka. Ariko abantu birengagiza ubumana bwa Kristo mbere y'umubiri wa Kristo, nibo bantu baba confused ku bw'umubiri wa Yesu. Ni nabo bantu batamenya aksiyo ya Kristo mu rupfu. Niki cyatumye Kristo azuka? Nuko yambaye umubiri upfa n'ubumana budapfa, sibyo? Biravuze ngo ubumana budapfa burakorera mu mubiri upfa, buzura indi mibiri yapfuye. Bivuze ko wa mubiri uraba igitambo, Imana itanga ubuzima. Ereza jeni iyo mikro. kiriya gihe Kristo yazuka, yazukanye uno mubiri
wo kwa Mariya cyangwa abantu babona babona uyu nguyu ariko noneho mu rupfu hari igikorwa cyabereyemo yazutse arakivuga yaravuze ngo nahawe ubutware kubera iki yabuvuze nuko ariho umubiri we ntiwari ufite ubutware bw'ubumana wari ufite intege z'abantu kirajya azuka oya ariho mbere yo gupfa yari afite intege z'abantu ariko amaze gupfa azutse ntiyazukanye intege z'abantu yazukanye intege z'ubumana aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi bivuze ngo atangiye kugira uruhare ku biri mu ijuru mu gihe mbere yasabaga ngo data aho handi noneho mbere yaravugaga ngo data ariko noneho ntiyongeye yaranavuze ngo nsubize cya cyubahiro nahoranye kirajya kirira minsi 40 simbizi kiri kumbaza niba uri kumbaza wimbaza mu kibazo cyawe kuko niba uri kumbaza uri kugira ngo nkumvire ikibazo ahubwo mbaza numva icyo ubajije wowe icyo mbajije uri kubaza mu yihe minsi uriya mubiri yari yambaye kiragiye uri kuvuga azuka cyangwa mbere yo kuzuka nyuma yo kuzuka niwo yajyanye mu ijuru uriya mubiri akizuka wahise uhinduka nk'uwo mu ijuru cyangwa wari ukiri nk'uwo mu isi njyewe nanjye icyo jene ntakimusubiza kuko aramutse yambaye umubiri wo mu ijuru ntabwo twari kumubona nk'uko yiyeretse abigishwa ikindi aramutse yambaye umubiri wo mu ijuru ni umubiri wo mu isi ariko ufite ubutware bw'ubudahangarwa abwira Mariya Magadarena ngo ntunkoreho sibyo noneho kugira ngo Toma yemere ariyoroshya wa mubiri w'ubumana wahaza ntege nkeya z'umubiri w'umuntu wahoranye ariyoroshya aramubwira ngo ngaho nkoraho akoze mu nkovu Bibiliya iravuga ngo bose banezezwa nuko babonye umukiza ariko azamurwa azutse mwese murabizi ko n'umubiri wo mu isi wajya guhabwa ubwiza gahabwa kurabagirana ni naho abantu batajya bamenyera ikanzu imwe ya Mesiya mu nyumve gato Yesu ntabwo yahinduranyije ikanzu ibara ryagumaga ari rimwe rivuze gukiranuka guhoraho yego ikanzu yagumaga ari imwe ivuze agakiza gakwiriye nta guhindagurika mwitse gatoya tuganire Abisiraheli mu butayu bagenze imyaka 100 bo bagize isoko baguriraho imyenda imyenda ntiyabacikiyeho imyambaro ntiyagize gute ntiyabacikiyeho abantu bise geography uyu mubumbe turiho ni usazisha ibiwubamo hari imibumbe ibinyabuzima birimo bihoraho bidapfa kubera impamvu runaka ntagiye kudevelopa abastronoge batubwira kubera iki Kristo rero afite imbaraga zinetraliza igituma ibiri naha bisaza ni nayo mpamvu regaho Imana iridasaza ubwo n'ubumana bwayo yego sibyo biroroshye rero no kudasazisha ibiriho n'ikanzu ya Kristo igahoraho yego igihe Imana yajyaga iza ikapuguretinga ubwiza bwa Kristo Yesu n'umwambaro we wararabagiranaga sibyo yego none se tuganire abantu bagira urujijo ku bwa Kristo umbonye ababonye data ubwo data ninde wenda tukiri aho ngaho umuvuzi aba bantu bagira urujijo kuri Kristo na data muribuka ko hari amadini nawe yahise afatiraho kugira ngo ibi bintu biborohere tworoshye aho tunahave kugira ngo ibi bintu biborohere mugendere mu magambo abiri Imana ishobora byose Imana ibera hose icyarimwe abantu bajye bagira urujijo mu butatu butagatifu ngo none se ngo birashoboka ko Imana yari kuvugira mu ijuru ikanavugira mu isi ikagaragara mu numa
ikanaboneka iri umuntu uhagaze mu mazi. Imana ishobora byose ikabera hose. icyarimwe. Imana yaba mu numa, yaba mu nkoko no mu ntama, yaba mu muntu iri no mu ijuru. yego Ibera hose icyarimwe kuko ishobora byose. mwebwe nimujya kugabanya ubushobozi bw'Imana, muzumva Imana itaba mu numa ngo ibe no muri Kristo wari uhagaze mu mazi, Yego. ngo ibe no mu ijuru. Ariko se Marcel, hano turi gusenga, abaturanyi bari gusenga yose, ku isi yose basenze. Mwari bwumve kugira ngo Imana yumve ibwira bamwe ngo nimuceceke mbanze bariya? Niba itwumvira rimwe kandi ikumva buri muntu ikibazo cye nk'aho akivuze by'umwihariko, no kumusubiza ahubwo igasubirira icyarimwe. no gusubiza isubiriza icyarimwe kandi buri muntu agasubizwa nk'usubijwe by'umwihariko. yego Gute mutinda ku bumana bwayo munegirije ibyo yivugiye? Umva mu Baheburayo rimwe, mu Baheburayo igice cya mbere. Ibi bintu byateje urujijo, binteranya n'umugabo umwe utabyumva kimwe, antegeka ngo ibiki. Abaheburayo Igice cya mbere, umurongo waho wa mbere, ndahera ku wa mbere kugira ngo bize bisobanutse. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Gatatu, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ndaje mbabwira impamvu. Amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Gatoya, ikintu gikonfyuzinga abantu ngo yicara iburyo. Muzi impamvu Kristo Bibiliya ivuga ngo yicaye iburyo kandi nawe yavuze iburyo bwa se? Nuko ubumana bwa Kristo buzuzura mu mana furu, tumaze kwambara kurabagirana kwa Kristo. amen. Tuzasa na Yesu, Yesu ase na se. baba umuntu umwe. Noneho ubu rero ataramurika itorero ngo ibiri mu ijuru bibone itorero, Kristo aracyafite imbereri, inkovu z'amacumu n'imbereri mu biganza. Aracyaprezanta itorero mu buryo bw'umubabaro we. Ibiri mu ijuru biracyabona amaraso ya Kristo atemba, ariko hari igihe amaraso ya Kristo atazatemba, ahubwo azikoramo urusoro rubyare rubi. yego Iki kintu sinzi niba cyumvikana. Urusoro ni igihe umuntu atangiye kubaho. Hari igihe rero ya maraso atemba azibumbira hamwe Jene, Kwizera, Aniseti na Marcel, bakagira ishusho ya Kristo ivuye muri ya maraso. Tugasa no kurabagirana kwa Kristo. Amen. Yohana yarabivuze, aravuga ngo uko tuzasa ntikurahishurwa. Icyo tuzi neza nuko Kristo niyerekanwa. Attention, azuka yarigaragaje, ariko ntiyigaragaje nk'uko azerekanwa, yigaragaje nk'uko yarari. Ariko noneho azigama uko azasa yerekanwa. Noneho niyerekanwa tuzasa nawe, nitumara gusa nawe nawe ase nka se, ava iburyo bw'Imana, aba Imana. Namara kuba Imana, twebwe twicare iburyo bwe. yego Mana iguhereze umugisha. Buretse gatoya narindi mu Baheburayo. Bera b'Imana, ijambo ry'Imana riraryoha, ariko guhishurirwa biraruta. Uretse ko ntawe uhishurirwa atarizi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Ariko
gusa ubu tuvugisha ukuri ubu ikidasobanutse aha ni iki? Je wemera ko kamere yawe ari we wowe? None se Kristo niwe shusho ya kamere y'Imana, yego, niwe shusho yo kurabagirana kw'Imana. Tekereza, niwe bwiza bw'Imana. ibaze ko nta hantu na hamwe kamere y'umubiri yari yambaye yamuganjije. Yes. Nta na hamwe kamere yamunesheje. Noneho ngo akaba ari nawe uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro. Uzi impamvu hano bashyize mu isumbwe ry'icyubahiro? Ni ya nama yabaye mu ijuru bashaka uwacungura umuntu. Aha Imana yakoze decentralisation, ubuyobozi bwegereza buri wese. Uwabyemera yagenda agacungura, akitwa umucunguzi. Kuko rero irusha bose imbabazi. Bibiliya iravuga ngo yicara kuri ya ntebe irahaguruka ibumbura cya gitabo. Kuki hatabayeho gucumura kuba biremwa biri mu ijuru byasuzuguye Imana? Si nko gusuzugura Imana buriya? Gucumura gute? Muri ya nama yabaye. Oya, aho byumvishe bitandukanye. Ntabwo ari ugusuzugura, ni ubwigenge. Ushaka kugenda iyicara kuri ya ntebe niyo yabumbuye igitabo. None se murumva iyicara kuri ya ntebe ari inye? Nyir'ubwite niyo. Nk'uko izina yarazwe riruta yabo, marayika yitwa uri mu cyimbo. Mahayi ni ukuvuga ngo nutumwa n'Imana, intumwa. Gaburiyeli, Mikaeli, ugereranwa cyangwa ushushanywa, usa n'Imana. Noneho hakaba na Kristo, dusobanuraho Kristo na Mikayeli. Kandi Mikayeli n'ubundi ni uko aza mu ishusho ya marayika kuko ari umuyaga, ariko n'ubundi semu Kristo. Bose ni bamwe, byose ni kimwe. Ntimuze kuba confused kuko intumwa ingana n'uwayitumye. Tuse n'abitsa aho ngaho turezimwe. Yego. Hanyuma Kristo bivuga uwera uri mu cyimbo cy'Imana. Bivuze ngo aho Imana yakabaye iri niho nawe nihari. None se uri mu cyimbo cy'Imana bisobanuye iki? Iryo jambo wari ukoresheje mu Kinyarwanda abantu benshi batumva ngo ni nyir'ubwite. Bivuze ngo niwe witwa ryo. Yego. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa ngo ivuga iti nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Reka nitse gatoya. Uzi impamvu Kristo yitwa umwana w'Imana muri ubu buryo? Nuko asangiye DNA na se. Imiterere ye niyo ya se, imiterere ya se niyo ye. Yiswe umwana rero kuko abyawe. Yego. Nta kibazo, komeza ucanganyukirwe. Si we wenyine, hari n'abandi biri bubeho. Noneho impamvu abyawe, none se tuvugisha ukuri, abantu rero babigishije nabi. Tumaze iminsi mu masengesho y'iminsi 7. Ndongera nsome Bibiliya ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 azaba ari kuri Pentecote. Sibyo? Pentecote Marise isobanura iki? Pentecote? Pentecote ndumva ari umunsi wo kuvuka ku itorero. Yego. Sibwo habaye iki se? Kuri Pentecote habaye iki? Habayeho kuzura umwuka kw'intumwa. Dusome ijambo ry'Imana rero. Igice cya 20 Yohana 21. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye.
yego aha ni ku wa mbere w'iminsi 7 Yesu yazutse. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera. yego Ngo yego. Icyo ni cy'abarokore benshi bazira. Wumva ibyo basomye ntiwumva ibisomwe. oyanjye nabyumvishe. Umwuka wera abantu bazi ko abantu bawakiriye kuri Pentecote, yego niko twari tuzi, ariko Yesu awutanze umunsi wa mbere azuka. nibwo wubahaye. Ngo dusome. Yego mize nibaza ukuntu wakoze watangiye gukora ryari gukoresha umwuka wera. Ni wowe rega uyoboye iki kiganiro tuganire. Ubundi abantu bajya bafata ubuzima bw'ubumana bakabuheza, babuheza bakabwakira mu byiciro. Umwuka wera Yesu yawutanze ku munsi abigishwa babona Yesu umunsi wa mbere azutse. Nibwo yababwiye ngo amahoro abe muri mwe, arangije abahumekeraho arabwira ngo nimwakire umwuka wera. Iki gikorwa gihise gishushanya Imana muri Edeni, abigishwa bashushanyije Adamu muri Edeni. Adamu akimara kuremwa, Bibiliya ivuga iki? Imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Igihe Adamu yacumuye yarapfuye, ubugingo bwe burononekara. Yesu azutse arongera bagira ubugingo buzima. Aravuga ngo nimwakire umwuka wera. Ya mibereho umuntu yatakaje muri Edeni, Kristo yayitanze umunsi wa mbere azuka abaha umwuka wera. Ari nawo wabateye guteranira hamwe, ari wo wabateye kudashidikanya ku muzuko wa Kristo, ari wo wabateye gutinyuka urupfu. Urumva? Igihe buzuye umwuka muvuga ku gihe cya Pentecote aribwo itorero ryavutse, nicyo gihe cy'umwuka rusange. Ikiriri kimanuka, mutagira ngo abigishwa buzuriye rimwe umwuka. N'itorero ry'Abaroma ryavutse. Abaroma buzuye umwuka ku munsi wa Pentecote. Petero ababatiza hakijijwe abantu 3,000 banuzura umwuka. Ntabwo buzuriye umwuka rimwe n'abigishwa, oya, ahubwo abigishwa babujuje umwuka nabo buzuye. Kuko Kristo yari yabujuje, ahubwo yabahaye uburyo bwo gukura imbere y'abisi. Musome Bibiliya. Yoshua Imana imubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza, ntabwo yamugize muremure, ntabwo ibiro byiyongereye, ahubwo yamuhaye ubwenge busobanukirwa kumenya Imana. Imuha uburyo bwo gusabana n'Imana, imuha uburyo bwo kubaha no gusobanukirwa ubumana. Uwo ni wo mwuka Imana yahaye abigishwa, ni wo mwuka Yesu yahaye abigishwa. Ku munsi wa Pentecote rero ngo bari hamwe batungurwa n'ikiriri. Ikiriri cyabamanukiye bafite umwuka wera. Ikiriri cyaje mu mwuka nyine kiba connected. Barangije tuvuge n'urugero, bahawe faze y'abataragira netre, umuriro utaraka utaragira gute, ariko iyi nzu ifite station. Ntabwo umwuka waza, ntabwo amashanyarazi yazaho insinga zitari. Amen. Okay, niyo waza ari wireless, izo nazo ni inzira. Ufite aho ugiye. Nyine nayo ibifite aho igiye n'ahiva, kandi nayo ikoresha, hari utuyira, hari impuzanzira ikoresha, sibyo? Abize shime baratuzi utwo tuduhuza nzira wireless ihuzamo. Kugira nirijwe ndi kuvuga rega ntabwo riri kunyura muri mikoro ngo ryumve, riba kugira ngo se rigere muri mikoro rigerahe. Hari amanuwa yo atome ijwi rifataho rikumvikana, ryamara gufataho rikumvikana wireless ikaryakira, kuko nayo ntifatika, nayo ifite urufatiro muri ayo manuwa yo atome. Abize shime nibo bumva ibyo ndi kubabwira, sibyo? Nta kiriho na kimwe kitagira urufatiro. Umwuka wera ntiyari kuza adafite ubuzima, ari kugira gute? Afatamo. Noneho abo bafite ubuzima umwuka wera afata, nibo bahaye abandi umwuka wera. Barabakongeje. Exactly. Barabakongeza. Rero ndeka nsamarayizinge mu magambo make. Nge nemera 100% ko Kristo ari Imana, Imana ni Kristo. Amen. Amen. Yego. Ngira ngo turi kumwe mu kiganiro genda barushaho gusobanukirwa, kandi n'ubundi umwuka arahari kugira ngo akomeze kubayobora, anabumvishe
ibyo aniseta atabumvisha. amen. Amen. Reka tugaruke kuri cya kibazo wenda turaza kugenda tugana ku musozo cya Isiraheli. yego Isiraheli mwatubwiye ko ari ijambo rimwe ariko ririmo amagambo abiri, Isira na Eri. Hanyuma Isiraheli ni ubwoko bw'Imana niko mwatubwiye. Isira bivuga ubwoko, Yego. Eri bikavuga Imana. Isiraheli bivuga ubwoko bw'Imana. Yego. Yego. Abantu batizera ntacyo bapfana n'Imana kuko ni abanyabyaha, Imana ntibazi. Abisiraheli bakuweho ubwo bubasha igihe bavuga ko bashaka umwami wo kubayobora. Icyo gihe nibwo batakaje noneho kuba abantu b'Imana, cyangwa ni Isiraheli n'ubundi mu buryo gusa bw'amateka. Isiraheli yatakaje ubusabane bwabo n'Imana mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ubwabatandukanyije nayo ni igihe babwira Pilato ngo mubamba amaraso yazatubarweho twebwe n'urubyaro rwacu. Nibwo bari badivorushije n'ubumana. Kuko ntibemeye umucunguzi nyine, ntabwo bamwemeye. Bemeraga ibitambo bahakana umutambyi nyawe, bahakana igitambo nyacyo, bakemera Imana bareka Imana nyayo. Hanyuma basigarana izina gusa ko ari ubwoko bw'Imana, kandi Imana idufashe. Hanyuma nta muntu utagira igisekuru, ariko wowe nturi sogokuru wawe. Oya. Nanjye ntabwo ndi sogokuru wanjye. Icyo mvuze ni iki, ni ukuvuga ngo kwitwa ubwoko bw'Imana ni igisekuru cyabo, ariko bo si bo. Ko na Yesu yarababwiye ngo iyo muba abana ba Aburahamu nyakuri muhamwumvise ibyo mbabwiye. Yego. Hari n'uwatubajije muri comment, nakomeje kumva ubariza bose ngo Abayuda n'Abisiraheli batandukanirahe. Ako niko nari ngiye gusorezaho. Abisiraheli ni imiryango 12 yose. Abisiraheli ni imiryango 12 yose. Abayuda ni umuryango umwe ukomoka kuri Yuda gusa. Abisiraheli ni abavuka kuri Yakobo bose. Yego. Kuko Yakobo niwe witwa Isiraheli. Yego. Abamuvukaho bose rero, aba Rubeni, aba Benjamini, aba Naftali, aba Gadi, aba Isakari, bose ni Abisiraheli. Yego. Ariko bose si Abayuda. Abayuda ni abakomoka kuri Yuda gusa, Abisiraheli ni abakomoka kuri Yakobo. Ubwo haisazamwe imiryango ibiri, umuryango wo kwa Yuda, yego niba ntibeshye, hanyuma agahitaza nabo ngo baturuka kuri Yakobo nyine b'Abisiraheli. Wibeshye cyane ahubwo. Wibeshye cyane ahubwo. Nawe ni umwana wa Yakobo. Aho ngaho mwadusobanurira. Oya, ni wowe ahubwo utari kuhumva, ariko abandi bahumvisha. Yuda ari mu bana 12 ba Yakobo. Yego. Kandi Yakobo niwe Isiraheli. Abo bana 12 ba Yakobo ni Abisiraheli. Yego. Sibyo? Yego. Ni Abisiraheli. Noneho mu Bisiraheli rero hakabamo imiryango 12. Umuryango umwe wa Yuda niwe ubyara Abayuda. Yego. Ndasobanukiwe. Niwe ubyara Abayuda, nyine bitirirwa Yuda sekuru cyangwa se. Yego. Anise, reka dusoze ikiganiro. Mbwira bene data, twarabivuze kenshi, ibyo badasobanukiwe niba byandika muri comment, bitwereka ko turi kumwe mu kiganiro, tutari twenyine. Yego. Rero Imana ibahereza umugisha mwinshi. Hanyuma dukuraho urujijo. Ubutatu butagatifu ndabwemera, ariko sinemera Imana eshatu. Yego. Nemera Imana imwe yagaragaye mu buryo butatu muri Kristo Yesu, mu Mwuka Wera kandi mu Mana Data. Hanyuma mu Mana Data, Imana Data ntirihishura ngo muyibone, tuyibona mu buryo bw'icyubahiro. Izagaragara umunsi Kristo azerekanwa, tugasa na Kristo, Kristo agasa na se, tuzabibonera mu ijuru. Amen. Imana Mwana twayiboneye mu isi, Imana Mwuka Wera tuyibonera mu mirimo. Hanyuma Imana Mwana yagaragaye nk'igitambo. Yego. Isiga izina rimwe. Yaravuze ngo mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Bibiliya igahita igaruka iryo zina ikarifata ikarivuga. Iravuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru keretse izina rya Kristo Yesu. Amen. Ni iryo zina rero. Niryo nsengamo, niryo nkoramo, kandi nkubaha ubutatu butagatifu. Amen. Ariko sinemera Imana eshatu. Nemera imwe yahishuriwe muri Kristo Yesu. Yego. Amen. Amen. Ikindi, abantu tutaba confusing, ubundi Abayuda nibo Abisiraheli. Abisiraheli bose si Abayuda, ariko Abayuda nabo ni Abisiraheli.
kuko baturuka nyine muri iyo miryango baturuka muri Isiraheli. Yego, Yego. Abisiraheli bose si abayuda, ariko abayuda bose ni abisiraheli, kuko abayuda bava muri Isiraheli ariko Isiraheli ntiva muri Yuda. yego. Niyo mpamvu hanyuma umwuka arahari azajya dushoboza. hanyuma kugira ngo wumve ibyo bigukonfuzinga mu bumana, nuko wemera ko Imana ishobora byose kandi ikabera hose icyarimwe. Imana ibaho umugisha. Amen. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, numara gukanguka nawe ukangura abantu. Reka dusoze kandi Imana ibahereze umugisha. Turabashimiye mwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ibiganiro by'ijwi ry'umukanguzi nakagaruka. Turabashimiye. Turagushimiye Imana ihoraho, izina ryawe ni iryera, niyo mpamvu weza n'abaryizera, uratuzuye tubanaho nawe. Wamanitse umubiri wawe ku musaraba, ubumana bufungura ibituro, wihanganira imibabaro ntiwita no ku isoni zari ziri ku musaraba, kubw'ibyishimo byari bigushyizwe imbere. None twarizeye, twarahindutse, twarazutse, turiho, watwicaje iburyo bwawe kugira ngo tuzamurikanwe n'abandi bizera bose, tubishimiye izina ryawe. Turasenze kugira ngo umuntu wari udukurikiye ntiyumve twe, yumve ijambo ryawe muri twe, kugira ngo ibyo wahumetse bisobanurire bose kubw'ubuntu bwawe. Dusenze twizeye none iteka ryose kubwawe Kristo Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.